Yesu ashimwe. Haleluya. Ndanezerewe, nshimye Imana data wa twese yaturinze nta kirebyeho kiretse ubuntu bwayo. Imana ihabwa icubahiro. Nitwa Nyirapasika, nejejwe no kubagezaho ijambo ry'Imana. Imana ishize ku mutima muri iki gitondo. Imana ihabwa icubahiro. Reka tubanze dusenge dushime Imana yaturinze. Imana ise umwami wacu Yesu Kristo, Imana itaneshwa, Imana iri hejuru ya byose. Tugushimira iki gitondo cy'umugisha uduhaye. Nta muntu n'umwe wabigizemo uruhari. Ababyutse bose ni imbabazi zawe, nta maboko y'umuntu yabigizemo uruhari. Ni nayo mpamvu tudahwema kukubwira ngo nuhabwe icubahiro. Iri jambo ndakwinginze ngo urishorere, urisohoze icyo washatse ko kurituma, kandi iri jambo rigende rigwire aho ngewe ntashobora kugera. Iri jambo rihageze kandi uribyaza umusaruro kuko uri Imana. Manuka ubane natwe, uyobore iyi gahunda mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu, amen. Ndanezerewe, nshimye Imana data wa twese yaturinze. Imana ishimwe. Reka tuganire ku ijambo Imana ishize ku mutima riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana. Turasoma ibice 15 umurongo wa 7. Hari ijambo rivuze ngo Yohana ibice 15 umurongo wa 7. Hari ijambo rivuze ngo nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ndanezerewe kubwira ijambo ryiza Imana iduhaye. Ni ijambo rifite insanganyamatsiko ivuga ngo kuguma mu murage. Aya ni amagambo Yesu yabwiye abigishwa, yayababwiye ryari. Ndanezerewe kuba tugiye kuganira kuri aya magambo. Nifuza ko buri wese yamugirira umumaro. Yesu wacu ni mwiza, ni umugabo mwiza, arazirikana. Aya ni amagambo yabwiye abigishwa igihe yari amenye ko agiye gusubira mu ijuru. Yibuka ko abigishwa bavunitse, yibuka ko abigishwa basize ibyabo bakamukurikira. Yesu ni umugabo mwiza, arazirikana. Aravuga ngo sinabasiga nk'abandi bose. Umunsi umwe arabicaza, ababwira aya magambo. Arababwira ngo ibibazo birahari, ibyago biracyahari, ariko nimwumve, ntimugomba kugira ubwoba nk'abantu twabanye, ntimugomba gukuka umutima. Ndashimira Yesu. Mana ishimwe ko Yesu afite ibiruta ibyo twasize. Aramubwira ngo Petero, nzabaha ibiruta ibyo mwasize, kandi nzabibaha mbikubye inshuro 1000. Elavo, kandi nzabibaha mbikubye inshuro 100. Ikigeretse kuri ibyo nzabaha n'ubugingo buhoraho. Imana ishimwe. Petero yumva ijambo riryoshe rivuga ngo azahabwa ibiruta ibyo yasize. Ndashimira Yesu ufite ibiruta ibyo twashize, ibyo twasize. Petero ahita avuga ngo ntabwo ndongera gucika intege. Kubera umugabo dukurikiye. Imana ishimwe. Nubwo yambara rugabire, nubwo yambara ikanzu, nta pataro yambara, ahora yambaye. Nubwo yambara rugabire, ariko nejejwe nuko afite ibiruta ibyo twasize. Mu yandi magambo, tukiri mu isi tuzahabwa ibiruta ibyo twasize, kandi dukubirwe inshuro 100, kandi nyuma y'ubu buzima tubone n'ubugingo buhoraho. Hanyuma Petero ahita akomera avuga ati sindongera gucogora, akomeza na bagenzi be. Hanyuma rero Yesu ni umugabo mwiza, abonye ko agiye kugenda aravuga ngo sinabasiga nk'abandi, shinge kumvune mwavunitse. Aravuga ngo bigishwa banjye nimuguma muri nge. Haleluya. Amagambo yanjye akaguma muri mwe. Ndafashijwe. Haleluya. Reka mbabwire password. Nukuguma mu murage. Umubare w'ibanga nukuguma mu murage. Arababwira ngo ingorane zirahari, amakuba ntabwo azabura mukiri mwisi, ariko bigishwa nimumve password. Haleluya. Uyu munsi sabigishwa bari kubwirwa, ahubwo ninge nawe. Ntukuke umutima nubwo ibibazo bihari. Abaguca intege ntabwo bazabura, abakurwanya ntabwo bazabura.
cyane ko umuntu uzi yajya abatahazi bibwira ko yayobye, ariko ndagira ngo ngutangarize ngo password Mana ishimwe ni ukuguma mu murage. Arababwira ngo nimuguma muri njye, Mana ishimwe, amagambo yanjye akaguma muri mwe. Haleluya. Musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Mu yandi magambo, ibitumye abantu bahagarika umutima, ibitumye abantu bahangayika, burya byose bibitse muri Yesu. Ari kuguhendahenda akakubwira ngo guma muri we, amagambo ye agume muri wowe. Icyo uzasaba cyo, icyo ukeneye, ikiri gutuma uhangayika, burya igisubizo gifitwe na Kristo. Ndanezerewe. Arababwira ngo bigishwa, ndagiye mu buryo bw'umubiri ariko mu buryo bw'umwuka turi kumwe. Nimuguma muri nge, Mana ishimwe, iyo uri muri Yesu amakuba araza agasanga Yesu aragutwikiriye, imvura iragwa igasanga Yesu yakubereye umutaka, bagutega imitego bagasanga Yesu yarangije gutegura. Imana ishimwe, yigeze akora akantu keza, azefonedra afata elemone savenidrae, intare iminwa Petero ararana nazo mu rwobo, intare zituma ela pesivonedra Petero ashuwa aho kugira ngo zimurye ahubwo zimubera kuvuroza. Naringize ngo ngutangarize ngo uri kumwe na Yesu nta byacitse. Imana ishimwe, uri kumwe na Yesu nta byacitse. Bicika Yesu mutari kumwe, kuko Yesu akomeje kubana natwe kandi niwe ushobora byose. Mbifurije kuguma mu murage. Imana ibaha umugisha. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mureke mbasengere. Ushobora kuba wari ucitse intege, uri kubona ko birangiye, ukabona ko isi kurangiriyeho. Ndagutangariza ko uri muri Yesu, amagambo yakaguma muri wowe, nta kizi isi zagutwara. Burya ibiturwanya ni ibiremwa, ariko turwanira ni umuremyi. Turagushimiye Mana yacu, warakoze kuduha Yesu. Yesu warakoze kwitanga ukaza ukabana natwe. Haleluya, haleluya. Twari kuba nk'abandi bose. Ijambo riramwe ngo twari tumeze nk'inyamaswa zo mu ishyamba, ariko uje utubereye agakiza duhinduka abantu. Ndagushimiye ko imvune zose tuvunika, ndagushimiye ko ingorane zose duhura nazo uduhaye password ivuga ngo nitugume mu murage. Bivuze ngo turi muri wowe ntaco bizadutwara, bizatontoma, bizashinyika, imvura izagwa, umuyaga wiyongere, ariko turagushimiye ko uturangiye umurongo kuvuga ngo nitugume muri wowe, amagambo yawe agume muri twe. Wabibwiraga bigishwa, ariko uyu munsi dufite amahirwe ko ari twe ubibwiye. Tugushimiye ijambo ryiza ry'umugisha duteguriye. Umuntu wese uryumvise umuha umugisha. Ndisobanuye nka Nyirapasika, urisobanure nk'Imana, umwuka wera, haleluya, arishorere, rishinga imizi mu mitima y'abaryumvise. Ngushimiye ko uherekeje ijambo ryawe ukarigeza ku cyo uritumye, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu, amen.